Turabashubuje iki gitondo kiza tongeye kugaruka mbere yanyu n'imbere y'Imana. Ni Pasteur Serugendo Dismas. Mana ibaho umugisha. Reka tubanze tusenga Imana. Mana urera kandi urakiranuka. Tunejejwe nawe kubw'uyu munsi mwiza waturinze mwami, tugeze itariki ni kubw'imbaraga zawe, tukaba tugeze imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kuvuga butumwa bwiza. Reka utwezo tutunganye, ijambo ryawe rikore ku mitima yacu, kandi ijambo ryawe rituberere umugisha. Icyo twirukanye ni imbaraga z'umwanzi Satani, Mwuka Wera adufashe kandi atuyobore witeka. Mahoro yawe n'umugisha we bane natwe isaha kubw'izina rya Yesu, amin. Mana itushoboje iki gitondo kiza twageze imbere yayo. Buri munsi tukunda kuvuga ko ibyo kurya by'umukiranutsi ni ijambo ry'Imana. Kigiye tutafite ijambo ry'Imana ku bugingo bwacu, buri muyaga wose waza watujyana. Buri gihe cyose itoro ritafite ijambo ry'Imana ntago rigenda nguko Imana ishaka, kuko mu ijambo niyo tugenda. Ijambo ry'Imana rituma tugenda nguko Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ririmba tubashije kwishira ku bugingo bwacu, nawe riradukomeza muri urugendo tugakora ibyo gukiranuka. Tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Hano iri mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 26, tusoma ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Umutwe w'iyo jambo iravuga Isaka asezera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka asezera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara iratera mu icyo gihugu itari yateraga imbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Witeka aramubonekera aramubwira ati, ndumanuke ngo uje muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakuyobora. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwanye n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaheramo umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera amategeko yanjye. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza bene data. Iki gitondo cy'amahoro kandi igitondo cy'umugisha tugiye kuganira kubwirira ijambo ry'Imana. Twavuze ko Isaka asezera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara yaje gutera mu gihugu, kandi inzara itera mu gihugu itaratera mbere Aburahamu akiriho. Ni inzara mu gihe cya Aburahamu. Iyo nzara ntago yateye ikomeye mu gihe cya Aburahamu, ariko mu gihe cya Isaka inzara iratera mu icyo gihugu. Babona ko hari igihe cy'inzara kimwe gikomeye. Inzara ni ikigeragezo gikomeye. Nimba ari ibigeragezo byinshi tuvuga ku isi bigeragezo, ariko nasanze ko kigeragezo cy'inzara kirakomerera abantu. Inzara ishaka gutuma twabasha gukora iki? Kwimuka mu mudugudu. Inzara ishaka gutuma tuva mu gihugu cyacu tukajya kuba mu kindi gihugu kubw'inzara gusa. Inzara ishaka gutuma abantu bangana, umuntu akanga undi kubw'ibibazo by'inzara. Icyo gihe cya Isaka inzara yarateye mu buryo bumwe bukomeye. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Nawe ahunga ava mu gihugu ajya kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya kubw'inzara. Isaka ahunga, ariko ahageze mu icyo gihugu nuko ariyo nzara, Witeka aramubonekera aramubwira ati, ndumanuke ngo uje muri Egiputa,
uzature mu gihugu nzakuyobora. Ati nuko ari inzara wageze wahunze ukaza mu iki gihugu, icyo ngusabye ndumanuke muri Egiputa, uzajya mu gihugu nzakuyobora. Bene data, icyagiye kifasha Isaka mu ibyo byose ni ukuhagarara ku Mana agasenga, kwigisha Imana inama mu bibazo byawe, kwigisha Imana inama mu gihe ubona bigukomereye, kwigisha Imana inama mu gihe ubona ibintu bitagenda neza. Iminsi ubona twabaye abanyandege ngeya mu gusenga. Nibuka myaka ishize tutiratira by'iyo myaka, ariko turebe by'iyi myaka turimo. Twakoraga n'amasengesho cyumweru cyose, tusengera igihugu, tusengera murimo w'Imana. Twamaraga misi 3 mu rusengero, twirije ubusa turirira Imana, Mana ufashe murimo, Mana ufashe igihugu cyacu. Umuntu wenyine ku giti cya kitanga akiriza ubusa misi 2 misi 3 yikoreye ibyo byifuzo. Ariko usanga mu imisi twacitse intege, kandi gucika kwacu intege na niyo ubona natwe bibazo birimo kugenda byongererwa, bibazo birimo kugenda bidukomerera. Ariko intwaro dushobora gukoresha kituma tunesha ibigeragezo, kituma tunesha bikomeye, niki nuguca bugufi tukasenga Imana. Isaka gihe bari kumwe na Aburahamu yari afite munezero yo kubona ko data avugana n'Imana, data n'umukozi w'Imana, data ibintu byose masezerano yose Imana yabwiraga ise. Isaka yaranezerwa avuga ko data Mana iramukunda. Ariko mundu witwa rupfu yaje kuza, Aburahamu ava mu mubiri, Isaka arasigara. Muko gusigara kwa Isaka, nda indi nzira Isaka yakomeje ya nzira ise yamwigishaga, yo kubaha Imana, yo kumvira Imana, yo kushaka Imana, yo kwirizera Imana, yo kugendana n'Imana. Niyo mpamvu Isaka yamaze kubona iyo nzara yateye, agenda kwa Abimeleki umwami w'Abafilisti ahungirayo. Ahageze mu gusenga kwe, Imana irakora iki? Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati ndumanuke ngo uje muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakuyobora. Nuko mu gihe kibikomeye, buriya ugize ijambo riva ku Uwiteka cyerekezo, maneka kuha cyerekezo, ndukamanuke uje kuri mu gihugu cya Egiputa. Wowe ugume uhagarare urindire, cyangwa se uwizere, cyangwa se uzajya mu gihugu nzakuyobora. Si ngombwa twiyobore bene data. Iyi minsi ubona turazunguruka bintu by'Imana bayemo kavuyo, abantu tutakishaka kumvira kwa Imana yo nyir'umurimo, tutahagarara neza ku murimo y'Imana. Abantu tubaye nk'abantu twamenyereye Imana, tubaye nk'abantu turakariye Imana. Ariko kuva na kera mu bikomeye, Imana yafashaga abantu bayo, Imana yayoboraga abantu bayo. Imana yibwira Isaka, ntagira ikindi gihugu ujyayo, uzatuze nje nyine nzakuyobora mu gihugu uzabasha kujya gutura. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murongo wa 3, sukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha. Sukira gusa mu iki gihugu, nanjye nzabana nawe, kandi nyuma yo kubana nawe nzakuhesha iki? Umugisha. Guma mu iki gihugu, nanjye Imana ya so nzakuha ikintu kitwa iki? Umugisha. Isaka akora iki? Isaka yabashije kumvira Imana. Ikibazo dufite mu imisi ni ukudashaka kumvira Imana. Ariko Isaka aca bugufiya, yumvira inama z'Imana. Rimwe na rimwe tufata biye byo gusenga, ukabona tutashaka kumvira icyo Imana itubwira. Mundu wese ajya gushaka Imana, agashaka gusa ibyo yifuza na nibyo Imana ikora. Ariko suko nayo Mana ntabwo itegekwa, Mana iradutegeka. Icyo Imana ishaka na nicyo natwe abantu tugomba gukora. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Sukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha. Mana iha Isaka iyo sezerano, kuko wowe n'urubyaro rwawe
nzabaha ibi bihugu byose. Isaka abona isezerano. Kukigiye inzara yari iteye bikomeye, abandi barimo kurira, abandi barimo kubona ko bitashoboka, ariko Isaka we Imana mubwira ko asukire mu icyo gihugu gusa azamuha umugisha, kandi wowe n'urubyaro rwawe nzakuha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu iso. Usanga masezerano menshi nuko abantu barimo gucyumuzwa nayo. Aburahamu Mana yamuhaye amasezerano menshi, ariko Aburahamu yaje gutaha Mana itarasohoza n'amasezerano yose nguko yamusezeranije. Ariko mu gihe cya Isaka Mana iyongera tena navuga iki, kongera kwibuka ya masezerano yabwiye Aburahamu, atangira kuyihande umuhungu we Isaka. Sukira mu iki gihugu nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu iso. Tushaka kwibagirwa twebwe, ariko Imana ndago yibagirwa. Migambi y'Imana kuri twe ntago iba migambi mibi. Agarara ku munara wawe, senga Imana, kiranukira Imana mwene data. Ibi biye ubona ngo bibazo bibaye byinshi, Satani acyanze abantu, ariko abahagarara ku munara Mana izabafasha kandi izabagirira neza. Mu ibyo biye Mana batangira ibonekera Isaka muri icyo gihugu, itangira kumuha icyerekezo agomba kugenderamo, itangira kumuha ishurirwa agomba kukurikira, itangira kumuha yandi masezerano masha. Sukira gusa mu iki gihugu kuko nzakuheramo umugisha, wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu iso. Nize aho Isaka yumvise gutuza, aravuga ko nuko bimeze gutyo, njyewe mfite ijambo nahawe n'Imana, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhanye n'inyenyeri zo mu nyanja. Atangira kuhabwa amasezerano y'Imana. Turebye neza aya masezerano nayo Imana yayihaye Aburahamu mu gihe cye, ariko Aburahamu navuze yatashe Mana itaramusohereza iyo sezerano. Mana yongera tena nguko yavuze ko nzakomeza indahiro yanjye nahaye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhanye n'inyenyeri yo mu ijuru. Isaka ahabwa yandi masezerano mashya, kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe niyo amahanga yose yo mu isi azaherwa iki umugisha. Mbega umunezero, mbega ibyishimo Isaka yahuye nazo mu gihe abandi barimo gutakishwa n'inzara, ariko we aza kuhabwa ayandi masezerano hamwe n'urubyaro rwe. Mirimo dukorera Imana ntabwo izaba inyungu yacu twenyine. Nidukorera Imana neza, mumenye ko abana bacu nabo bazaboneramo umugisha. Ariko igihe cyose tutakora neza murimo y'Imana, ntabwo bishaka kutuberera umugisha bene data. Niyo mpamvu ngo ndakuvuga ijambo, igihe cyose ufite inshingano Imana yakuhaye ku murimo wayo, Imana yakuhaye mu itorero ryayo, ubikore neza. Uhinduka umushiti, ucishwa bugufiya, wizera Imana, wumvira Imana, wubaha Imana, wumvira abakuyobora, uce bugufiya mbere yabo. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Isaka ahabwa isezerano mu icyo gihugu, agumamo atuje. Kigiye mundu amaze kuhabwa isezerano ry'Imana, ntabwo akigira ubwoba, ntabwo akishidikanya, ntabwo akigira ikintu kitwa iki ejo, kwibaza ejo azaza hanje. Aratuza, amenya ko ibyo Imana ivuze, isa y'Imana nigera Imana izasohoza icyo yambwiye. Ariko twebwe ubona mu iminsi masezerano yabaye indirimbo, masezerano yabaye ngo mbese kwishyuza Uwiteka. Izera gusa, utuze, ukore imirimo yo gukiranuka, cyane cyane ushaka imbaraga z'amasengesho, kuko amasengesho irahindura ibikomeye kuba byoroshye. Amasengesho nuko ari bikomeye, Mana irinda abantu bayo
bukurikije amasengesho basenga. Ntitukakangishwe n'ibiriho nk'ibi bihe turimwo. Twebwe mirimo yacu no gukiranuka no gusenga, Mana izatanga igisubizo, kandi igisubizo kiva ku Mana gihe cyose kiba igisubizo cy'umugisha, kiba igisubizo cy'amahoro, kiba igisubizo kiza navuga gutyo kigatuma dushima izina ry'Uwiteka. Murongo wa 5, kuko Aburahamu yanyumviraga. Mana irimo kuvugana na Isaka mu cyo gihugu. Iso Aburahamu yaranyumviraga. Sa kumvira Uwiteka bene data ni kintu kingenzi. Ariko bona rimwe na rimwe mu bibiye turimwo tusigaye tutashaka kumvira Imana. Se mugiye utumvira wakuremye uzumvira nde? Mugiye utumvira mujyanama wawe wakumvira nde? Mugiye utabasha kumvira ukuha mugisha, uwo mugisha uzaturukayo mugihe nawe utashaka kuyumvira. Mana irongera iributse Isaka, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera amategeko yanje. Iso Aburahamu yanyumviraga kandi akitondera amategeko yanje. Mbese bigaragaza ko yamusabaga nawe mu mibanire ye n'Imana. Kuko igihe cya Aburahamu cyari cyarangiye, cyari igihe cya Isaka. Mu iki gihe cyawe Isaka nakwibutsa ko iso yanyumviraga kandi akitondera amategeko yanje. Ibyo bintu bibiri niyo byatumye Imana yishimira kuha Aburahamu amasezerano ye. Yesu ahabwa icyubahiro. Urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri. Ku rubyaro rwawe niyo amahanga yose izaboneramo umugisha. Ntago wakwishimira Imana isezeranye umwana wawe byiza biri imbere. Korera Imana neza, hagarara ku munara w'Imana, kora neza murimo w'Imana, cishwa bugufi ahera h'Imana, wubahe abakozi b'Imana, usenge, ugire mutima mwiza. Ibibiye nibye byo kuca bugufi, ibibiye nibye byacu byo kwihana ibyaha. Tureke ibyaha, nta mumaro w'ibyaha. Ibyaha ndago byatuma Imana itwishimira, ibyaha ndago byatuma Imana idushoboza bene data. Mana itukuraho kuboko gihe ari ikintu kitwa icyaha. Ariko mu gihe tugenda mu nzira yo gukiranuka, Imana iragushigikira. Nukwaza inzara, nukwaza izuba, nukwaza imvura, Mana ifasha abantu bayo. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Isaka Mana irongera kumwibutsa, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera amategeko yanje. Niyo mpamvu nabanye nawe, niyo mpamvu nagendanye nawe, niyo mpamvu namuhaye aya masezerano. Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Iyi minsi usanga abantu benshi tufite ubwoba mu byo tubona, bwoba mu buzima. Ariko kuva bigeragezo ntago byatangiye uyu munsi. Umva ko hano inzara yari yateye kurusha Aburahamu akiriho. Ariko Isaka aremera guca bugufiya, asenga Imana. Nuko yagiye kwa Abimeleki, ariko asenga Imana mu cyo gihugu cy'Abafilisitiya. Mana iramubonekera, iramubwira ati ndukave mu iki gihugu, guma mu iki gihugu, kuko zakuheramo umugisha. Tuza hamwe mu gihe cyose ufite isezerano ry'Imana. Munyamasezerano ntabwo azerera, munyamasezerano ntabwo ava mu bushake bw'Imana. Arihangana akahagarara ku munara, Imana nigera, Mana isohoza amasezerano yayo bene data. Ntago tusenga Imana ibesha, ntago tusenga Imana ihindura gahunda. Teretse uvuye mu masezerano nta mpamvu. Ariko ibi biye tugezemo, ibi biye turimo, ngushika nguhayinga inama yo kwaguruka teno kongera amasengesho. Ukibuka amasezerano yawe, wokahagarara ku munara wo gusenga, wokahagarara ku munara wo gukiranuka, ukahagarara ku munara wo kwizera, ukahagarara ku munara wo kumvira Imana, nguko yashimiraga Aburahamu ko yanyumviraga akitondera amategeko yanje. Tushake kumvira Imana no kwitondera amategeko yayo. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Turakomeza umurongo ukurikiraho. Turasoma tena ku murongo wa 12, tumanuka no ku murongo wa 20. Isaka murongo wa 12. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka
yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire. Uwiteka amuha umugisha, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, agezeyo yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amasho n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishari. Amariba yose abagaragu be base bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuveho kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asubiza amariba bapfukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina yasize. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati, ni yacu. Isaka ayita iriba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba baratonganira, ayita Sitina, iriba rya kabiri. Isaka tena arongera avayo afukura irindi riba, ryo ndibayitonganira, ayita Rehoboti. Aravuga ati, noneho Uwiteka adushize ahagutse, natwe tuzaroroka mu iki gihugu. Yesu ahabwe icyubahiro. Ayo niyo magambo tugiye gukomezayo. Turacyari mu buzima bwa Isaka, niyo sezerano Isaka yahawe n'Imana ati, ndukave mu iki gihugu, nduve mu iki gihugu, kuko nzakuheramo ikintu kitwa iki, umugisha. Navuze mugiye mundu yahawe isezerano ry'Imana, aratuza akahagarara ku munara nk'uko bikwiriye, akizera Imana, akirinda icyaha, agakora neza murimo data yamuhaye inshingano ze, akasenga kurindira icyo kintu wavuganye n'Uwiteka. Isaka mu icyo gihe nta kindi kintu yakoze mu icyo gihugu. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka afata mirimo y'ubuhinzi, kuko rimwe na rimwe andu benshi baribesha, mana ndagwitubuza gukora. Ufite umurima wawe, hinga. Ufite amashuri wize, shaka akazi. Ufite buryo bw'ubucuruzi, curuza. Ariko ukiranuke mu ibyo bintu, hariya azabonekeramo umugisha wawe. Isaka mu icyo gihe arahinga. Amaze kuhinga, yeza imyaka ye ibirutaho inshuro 100, nguko Bibiliya tubwira. Mbese abona umugisha, umusaruro mwinshi, birutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Nawe Isaka arabireba avuga, koko Mana urakoze, kuko umpaye iki, umugisha. Uwo mugabo aba umukire. Isaka aba umukire, kandi yageze muri icyo gihugu ari umukene, kubw'isezerano rye n'Imana, kubw'umugisha Imana yamuhaye, kuko Imana yumvise gusenga kwe. Isaka ahinduka kuba umukene. Uzi ko uyu munsi ushobora kwisuzugura, ariko mugambi w'Imana ku buzima bwawe, Mana ikwishimiye uyu munsi, bindu birahinduka. Mwami shuti yanjye, wava mu bukode, wava mu kurya nabi, wava mu kugenda n'amaguru, ibi bintu birimo kuducyumuza hano ku isi. Isaka mu icyo gihe arahinga, amaze kuhinga asarura inshuro 100. Mani muhero umugisha. Isaka aba umukire, kandi bamubonaga n'umuntu w'umunyamahanga aturitse mu kindi gihugu. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Isaka arakira akurikije isezerano Imana yamubwiye, guma mu iki gihugu, nzakuheramo iki, umugisha. Yari afite imikumbi n'amasho n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya
ishari. Isaka amaze kugira imikumbi myinshi n'amasho n'abagaragu benshi, abafilisitiya bagira iki? Bamugirira ishari, kuko we ntago yarunga umunyamahanga nguko tumva hano ku isi bakunda kuvuga ati uyu ni umunyamahanga. Bamugirira ishari. Mu kumugirira ishari, igihe cyose umwuka w'ishari ntago ubyaza umusaruro mwiza. Igihe cyose mundu akugiriye ishari arakugambanira, arifuza no kugukorera ibibi. Muko kumugirira ishari, amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu akiriho, abafilisitiya bari bakoze iki? Bayizibye ibitaka, batangira kumugirira ishari. Isaka akomeza gusenga Imana, Isaka akomeza kubaha Imana. Isaka nuko yaje kuba mukire, ntago yavuye mu bushake bw'Imana. Isaka nuko yaje kuba mukire, aca bugufiya, afasha abantu, yibuka ko Imana niyo yamuhaye, akoresha abakozi be neza, abahemba neza. Yesu ahabwa icyubahiro. Atuza mu cyo gihugu cy'abandi, yubaha amategeko y'icyo gihugu. Ariko aramariba ise Aburahamu yari yacukuje akiriho, abafilisitiya bari bakoze iki? Bari bazibye ayo mariba, basukamo ibitaka. Abimeleki umwami w'icyo gihugu amaze kumva inguru za Isaka, amaze kumva ko abaye umukire, abarushije ubutunzi, Abimeleki aramubwira Isaka, abwira Isaka ati genda utuveho kuko uturuta cyane. Isaka munyamahanga yirukanwa mu gihugu cyabo cya Filisitiya, kandi waje kumwirukana ninde? Ni umwami w'icyo gihugu. Atutuveho kuko umaze kuba umukire cyane. Yesu atushoboje. Rimwe na rimwe umugisha w'Imana ntago uje uba uje, bituma inguru ziragenda mu gihugu cyose, bigera no ku mwami ko ari umusore w'umunyamahanga waje mu iki gihugu cyacu, arije ng'imbunzi, nta kintu yari afite, ariko amaze gukira aturutaho. Mwami wenyine arahaguruka aragenda, itegeko ry'umwami ravuga ko utuveho kuko uturuta cyane. Isaka avayo, abamba amahema ye, aremera kuva mu gihugu cy'abandi, arahaguruka hamwe no kusenga Imana, hamwe no kushaka cyerekezo kiva ku Mana. Mu buzima ndukipangire gahunda, mu buzima ndukiyobore. Mu Kristo wese mundu w'Imana akuriye kuyoborwa n'Imana, akuriye kwigisha Imana inama. Icyo Imana gutegetse na nicyo ukora, aho Imana kubwiye kugenda na ugomba kugenda. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ibi bihe turimo ni bihe bimwe byo gushaka icyerekezo ku Mana, ni bihe bimwe byo kutinya icyaha n'igisana nacyo, ni bihe bimwe byo kumvira umwuka wera, ni bihe bimwe byo kwibuka isezerano ryawe n'Imana, kuko Imana ntago ibesha bene data. Yesu ni umwami ukomeye, mureke tumwizere, mureke tumukorere, mureke tumuhamirize, mureke tumwimike ku mitima yacu. Ntago azadukoje isoni mwami wacu Yesu Kristo. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari, aturayo. Avayo, ava mu gihugu cy'abandi, ajya mu gikombe kitwa igikombe cy'Igerari, abamba amahema ye aturayo. Isaka asubiza amariba bapfukuye Aburahamu se akiriho. Aricara avuga se, iki gikombe twajemo ndana soko y'amazi dufite, tuzabamo gute? Aribuka ko ise akiriyo, aramariba yari yacukuye, abafilisitiya bakoze iki? Barazibye. Atangira uwo murimo, avuga ko reka tufukure ayo mariba turebe ko nimba twabona amazi. Isaka asubiza amariba bafukuye Aburahamu se akiriyo, kuko abafilisitiya bari bayazibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina yasize. Murongo ukurikiraho, abagaragu ba Isaka bafukura iryo muri icyo gikombe, babonaho iriba ry'amazi adudubiza. Abo bagaragu be
bajya mu icyo gikombe bafukura iriba rya mbere, iryo riba babona amazi adudubiza. Mana yongera tena kubaha umugisha w'iriba ryiza, amazi adudubiza. Muko kutangira kuvoma kwayo mazi no kunezererwa kubwo babonye iryo riba ryiza no gushima kuko Imana iri kumwe nanjye, Mana iranshigikira, Mana ntago yaturetse muri urugendo, Mana ntago yaturetse mu iki gihugu nuko banyirayo barimo batwirukanye, ariko mu iki gikombe nayo Isaka aboneraho amazi adudubiza mu iryo riba, arashima Imana, aranezerwa. Ariko mu minsi makeya abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni yacu. Isaka ayita Eseki, aba mu rugamba kw'iryo riba. Ndukatangazwe nuko ushobora kutangira business uyu munsi, Satani ashobora kuyigirira ishari akakurwana, ariko nducika intege. Isaka bamurwanije kw'iryo riba, arayita izina Eseki, kuko abayemo intonganya, abayemo tena kumurwanya, ati iri riba si ryawe, iri riba ni ryacu, kuko bamwigishije impaka. Isaka akora iki? Abarekera iryo riba, kuko bayagishije iki? Impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Ubona mundu w'Imana ntago akwiriye gucika intege. Isaka ntago yacitse intege, yakomeje nuko bamurwanyaga, ariko agakomeza gucukura irindi. Rya mbere acukura Eseki, bararitonganire. Arongera acukuramo Sitina, barongera tena baramurwanya, bamwirukana kw'iryo riba rye. Arongera acukura rya gatatu, aritiki, arita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka adushize ahagutse, natwe tuzaroroka muri iki gihugu. Kw'iriba rya gatatu niyo Isaka yaje gushima Imana, aranezerwa, ati arita Rehoboti. Mbese Rehoboti aranezerwa, aravuga noneho Uwiteka adushize ahagutse, natwe tuzaroroka mu iki gihugu. Ariko rya mbere ritwa Eseki risobanura ngo impaka, rya kabiri ritwa Sitina risobanura urwango, rya gatatu ritwa Rehoboti risobanura iki? Ahagutse. Isaka arashima Imana ku iriba rya gatatu, iriya riba ntago baje tena kumurwanya, aratangira kuvomesha amazi aho, baranezerwa, arashima Imana, arazamurira Imana icyubahiro, abona ko isezerano ry'Imana ntago rihinduka. Imana imuha amahoro, Imana imuha uwo mugisha, Imana imuha no ikintu kitwa iriba, aryita Rehoboti, ahagutse. Yesu ahabwa icyubahiro. Navuze iki? Ari ibintu bimwe twebwe mu bibiye byacu tutarabisobanukirwa. Ntago turasobanukirwa kugendana n'Imana. Turavuga Imana ntago turayimenya, turavuga Kristo, ariko ntago turasobanukirwa mirimo Yesu yakoze, mbaraga ziba mu maboko ya Kristo, bitangaza Yesu akora, ku buryo Yesu akomeza umuntu, buryo yose yubahisha umuntu. Nitubisobanukirwa, natwe tuzagenda neza, tushaka inama z'Imana nguko batubanjirije bagendanaga nayo. Isaka abona amahirwe mu uwo musozi, Mana imusoreza amasezerano, aba mundu ukomeye ku uwo musozi, aranezerwa, arashima Imana, imuhaye iriba ritwa Rehoboti. Navuze mu bibazo muri urugendo tugenda tuhura n'ibibazo. Ari igihe ushaka kugera ku rwego twayigereranye, ucukacukura iriba ritwa Eseki, ushaka kuhura nayo n'ibibazo, bashaka kukurwanya kw'iryo riba, ariko tuza komeza mu rugendo, nducika intege, ndusubira inyuma mwene data, kuko ukomeza hamwe no kwizera Imana, marezo izakugeza ku iriba ritwa Rehoboti. Ahandi utashaka kongera kurwanwa, ahandi utashaka kongera kuhomba, ahandi utashaka kongera kwirukanwa. Ariko mu gihe utaragera muyo iriba ritwa Rehoboti, utuze, wizere,
uhagarare ku munara nk'uko bikwiriye mwene data, ubaha imana yawe, uvuga imana mu kuri no mu muka, atari ibintu byo kuvuga imana wowe ukaba urimo kwikoza isoni, atari ibintu byo kuvuga imana utazi imbaraga zayo, atari ibintu byo kuvuga imana utayizeye. Muntu w'imana yihanganira bimugerageza, muntu w'imana aririnda n'icyaha, muntu w'imana arababarira, muntu w'imana acishwa bugufiya, muntu w'imana agira ibimenyetso bimugaragariza ko ari imana. Muntu w'imana, mana ntago twayikanga ati mana we utabimpaye nanjye nzakukorera gutyo. Oya, kucishwa bugufiya no gukiranuka no kumvira imana no kubaha amategeko y'imana niyo byituhesha mugisha uva mu maboko y'Uwiteka. Yesu akushoboje nanjye anshoboje. Reka turangirize ku y'umurongo wa nyuma, w'icyo gice gusa 23 kugeza ku 25. Avayo arazamuka. Ninde? Ni Isaka. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekerayo iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya sogokuru Aburahamu, ndi Imana ya so Aburahamu, ndutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha nkwize urubyaro rwawe, ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakaho igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambayo ihema, kandi abagaragu ba Isaka bahafukurira irindi riba. Ubona mugiye mundu ahagaze neza hamwe n'Imana, ukizera amasezerano y'Imana. Ngunda kuvukoresha akajambo navuga masezerano y'Imana ntago igira umupaka. Umuntu ashaka kuguha afite aho agarukira, umuntu ashaka kukugirira neza afite aho agarukira. Ati ariko se buri munsi ni njyewe nzakwishurira minerval, ashaka kwishurira myaka 2 myaka 3 akagira aho agarukira. Ashaka kwishurira primaire bigeze kuri secondaire akagarukiraho. Ashaka kwishurira secondaire ariko ukomeje université nawe akabivamo. Ariko Imana mu gihe cyose tukiranuka mbere y'Imana, uri umwana mani kuha amasezerano. Ukiranutse ugeze ubaye umusore ikongeramo yindi, ubaye umugabo ikakongeramo yindi, ubaye umusaza ikakongereraho yindi. Nukuge iyererezo ryawe mani kakuha iyererezo ry'amahoro, kuko wemeye kuyumvira no kuyubaha. Niyo mpamvu tukwiriye gukorera Imana neza. Masezerano y'Imana ntago ari yindi imwe irimo kugucumuza. Ihangane, aracyari n'ibindi Imana igugambiriye ibyiza mbere yawe. Isaka avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekerayo iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu. Mukuva kwe ajya Berisheba, yongera tena kubonekerwa n'Imana iryo joro. Mani mugaragariza ko ndi Imana ya so Aburahamu. Bisobanura iki yo man? Ndi Imana, kumubwira iyo jambo, ndi Imana ya so Aburahamu. Ndi Imana ya so, simbesha. Ndi Imana ya so, ndakora ibyo mvuze. Ndi Imana ya so, sinakureka. Ndi Imana ya so, sinakukoza isoni. Tusenga Imana tumenye bubasha bwayo n'ubushobozi bwayo bene data mu bibiye turimo. Ndutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzaguha umugisha. Mubona ko isezerano yongeyeho tena, ndutinye kandi kuko ndi kumwe nawe, kandi nzaguha iki? Umugisha. Mbese migisha y'Imana itukurikira ikurikije buryo bwo gukiranuka kwacu. Uwo kiranukiye Imana gusa, migisha zo zirahari. Mana ifite ibintu byinshi. Butunzi bw'Imana n'ubwinshi. Ibyo tubona ku isi nibye, ari n'ibindi tutarebesha amaso y'umubiri. Ari bimwe biri munsi y'ubutaka, amabuye y'agaciro. Tushobora kwicara aho wicaye, ushobora kuba wicaye ariko utazi ibanga riri munsi y'ubutaka. Mana ishatse yaturitsa peteroli aho, Mana ishatse yaturitsa zahabu aho, Mana ishatse waboneramo koltaho. Ifite butunzi bwinshi. Mureke gusa tukiranuke, tuyumvire nk'uko Aburahamu yayumviraga, akubaha amategeko y'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwe cyubahiro. Aramubwira iki? Kandi nzaguha umugisha
ngwize urubyaro rwawe, ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu, nzakuha umugisha, nzagwiza urubyaro rwawe. Icyo gihe iteka yakoze iki? Acana igicaniro, atambira Imana igitambo aho hantu, yambaza zina ry'Uwiteka, abambayo ihema, aranezerwa, arashimira Imana kubw'amasezerano yayo. Twebwe dushima mwanya twabonye, ariko mwanya twabwiwe ntago dushima. Imana iramubwe nzaguha umugisha kandi nzagwiza urubyaro rwawe. Isaka akora iki? Atambira Imana igitambo, gicaniro, ari agishira kubw'izina ry'Uwiteka. Mana uriho, Mana ya data, ndagushimiye kuko uri kumwe nanjye, kuko ongeyeho te n'amasezerano yawe kubwanjye. Atamba bitambo kubw'Uwiteka ho, aranezerwa. Bibiliya iravuga ko abagaragu be bongera gucukura yindi ribariya, babonamo amasoko y'amazi. Kuko buriya amazi ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Wahabura n'icyo kurya saa sita, ariko ubuze amazi ni ikibazo kimwe gikomeye. Manemu ibabasha kubaha yandi masoko y'amazi aho. Yesu atushoboje bene data, Yesu atugirire neza. Kugendana kwa Isaka n'Imana ntago yabashije kugiramo kwiheba ati data yapfuye nzaba wande, nzasigara nande. Ariko data ashobora kuba adahari, nitwemerera Imana, Mana iri hejuru ya data. Yesu ashimwe. Mana iri juru y'umubyeyi wakubyaye. Aburahamu yarapfuye, Isaka asigara ng'imfubyi, ariko kuko yemeye kumvira Imana no gushaka Imana ya se, Mana ndago yamukojeje isoni. Dore bibazo dufite, inzara dufite natwe muri biye, ariko mureke twiringiye Imana, tufate biye byo gusenga, tureke icyaha, ndugacyumuzwe ni kubw'inzara ukora icyaha. We kiranuka gusa, wihangane nimba wagera ku rwego rwo kurara inzara munsi umwe, senga Imana. Nizeye ko Mana iravuga ko musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Migisha y'Imana irahari ku bwacu twebwe. Ibyaha byacu niyo bituma tutahabwa umugisha w'Imana. Kutumvira kwacu, kutubaha amategeko y'Imana kwacu niyo bituma tutasorezwa isezerano. Masezerano wareba, suzuma kwanza amasezerano y'Imana ufite. Nuko sigaye warihebye, bamwe basigaye bavuga ko sinshaka no kumva ubuhanuzi, bamwe basigaye bavuga sinshaka no kumva ijambo ry'Imana. Niki kizagufasha? Niki kizagukomeza? Muzi ko ubuhanuzi ari ni ijambo ry'Imana naryo, kandi buhanuzi buriya niyo butuha cyerekezo. Mana ihagaze itavugana natwe mezi 2-3 gusa, bamwe bajya ku bapfumu. Mana ihagaze ikatufungira ijambo ryayo, ninde wadutabara? Niki cyatuha ubwenge atari ijambo ry'Imana? Yesu atushoboje bene data. Niyo mpamvu twashakaga inama nziza twabagirira ibibiye, mwibuke amasezerano y'Imana, mumenye ko Imana nimba yavuze abantu bagakomeza kwiringira Imana, Mana isohoza amasezerano yayo. Mu gihe cy'inzara, Mana ishaka kukuhesha umugisha. Mu gihe gikomeye, Mana ikuhesha umugisha. Mana ntago igira ibiye, twebwe tugira ibiye, turahinduka. Hari ibiye bimeze gutyo, cyane cyane iminsi usanga abantu bose barimo kurira bukene, ibiye bibaye bibi. Ariko ku Mana nta biye bibi, bigiye cyose ku Mana biba biye byiza. Nidukorera Imana mukuri, nitugendana n'Imana mukuri, Mana ndagweza dukoje isoni. Mana yacu iriho, Mana yacu ishobora byose. Isaka arayitambira igitambo, anezerwa, ashima Imana. Muko gushima kwe Imana, bongera gucukura yandi mariba, amazi araboneka. Ibyo byose byongeramo Isaka umunezero muri rugendo. Mpamvu tugiye gusenga Imana, wongere wibuke isezerano ry'Imana, wizere Imana, wongere uce bugufiya. Nimba wari umaze kuva mu masezerano y'Imana, nimba wari umaze kusuzugura amasezerano y'Imana, kwibagirwa amasezerano y'Imana, iki ni igihe cyo kugarukira Imana, tugasenga. Mana katugarurira amasezerano yacu, cyangwa ikasohoza amasezerano yacu. Nawe utarakizwa, wakwemera Kristo mu bibiye bikakaye, wakwemera Kristo mu bibiye bya nyuma, Yesu agufashe, Yesu agushoboje. Kuko tushobozwa na Kristo, niyo tuha imbaraga zo kunesha bigeragezo, niyo tuha imbaraga zo kuhagarara ku munara nguko bikwiriye. Mana turagushimye iki gitondo kiza, urakoze kubwira ijambo ryawe.
reka ubanze utufashe utubabarire, weze itorero, weze abakozi bawe, weze abasenga, kuko benshi bari bamaze kwibagirwa amasezerano yawe, benshi bari bamaze kuva mu masezerano yawe nta mpamvu, ariko wongere ubabarire abantu bawe, ubagarure tena mu masezerano. Isezerano riratubaka, isezerano ritugeza mu byiza. Kwa jina la Yesu tusenge amasezerano ya itorero, tusenge amasezerano y'abera, tusenge amasezerano y'urubyiruko, tusenge amasezerano y'ababyeyi, amasezerano y'abakozi bawe, amasezerano y'abapapa. Turabisenge mu izina rya Yesu. Ubakomeza abanyamasezerano, abari mu iki gihugu, abari hanze y'iki gihugu bafite amasezerano, ubahe kukumvira, ubahe kubaha amategeko yawe. Satani atsinzwe, bikomeye bitsinzwe, ibi bihe biremereye, bibiye isi irimo kurira bibazo, isi yose rataka kubw'inzara n'ubukene. Shoboza abantu bawe, komeza abantu bawe, girira neza abantu bawe, urinde u Rwanda, urinde abanyarwanda, udufashe Mana, utuneshereze, gukomeze ku rufatiro rwawe Yesu Kristo. Abavuye ku murimo bagarure ku murimo, kandi utuhe ubwenge tuhagarare ku murimo wawe neza, dufatanya amaboko, kuko turi ingabo za Kristo. Urakoze witeka, turanezerewe kandi turagushimye. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina ryawe Yesu Kristo tugusabye, amina. Mana ibaho umugisha, murakoze. Reka tubahe nimero de telefone, ni iminsi yo gufashana iyi turimo. Ushobora kutugirira inama, ushobora kutubaza kibazo. Iyi ni iminsi yabera b'Imana gukomezanya no gufatanya amaboko. 07 82 43 9 7 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha.